y'amahoro. Duherukana habanaguye mu gico cy'abamushakishaga ngo bamugirire nabi bihimura kuri se. Ese yaba yarahavuye ate? Kurikira iki gice. Ndebe utari kwitegura urubanza nkaba mbona usa nkaho nta n'ikibazo ufite. Urubanza ndarutinya se. Reka ngende mburane maze mbere ko ngiye gatsimba ntabugirwamo. Reka umucamanza n'umushinjacyaha bavuga nanjye mvuga cyore maze bavuga ati ntagenda urabatsinze rwose cyahita. Yewe none se ko mbona utari kwitoza ibyo uzajya ubasubiza ariko uzi ko bari abantu bize bashobora gusanga ushobora kuburana nabo ugasanga uratsinzwe. Yewe ntabwo mfite rwose maze ugatuma imirima yose bayigurisha ukaba unsubije ku isuka agatsimba wakwiga kajana wandusha ingingo. Ego mama we barajya bavuga bati ko kibishe hene y'impunzi nanjye mvuga impamvu kandi yumvikana batsinde rwose kumugaragara. ubwo ibyo byonyine nibyo uzi ko bazakubaza kutavuga ibya ruriya ruhombo se rwajyanaga amazi mu nkamba ngo wongere uvuge n'ukuntu wateje ubutayu. Nta soni ibyo bindakira rwose n'ibyanjye kandi nugumya kuburana wiyemera wa mutware we dore byose barabijyana. ariko hari ntabwo nakubwiye ngo bindekere kuko gusa nifitiye ishyamba ryanjye kandi naryo niba ritwara bazajyana umurima gusa ibiti narabikuyemo cyane ugasariza hari cyitwa ishyambara. we baza miliyoni izi miliyoni babara ni manca n'icyacumi bazaba bazikurana sibyo kane akajyana. rega nawe uranyemera nonshyushye Sheri Karabe mbega ibibazo nari impuye nabyo byari bikomeye byo. ubu mbari inkomere iri mu bitaro Nanjye ndimo kugemura. Sheri bariya bana bo mu nkambi banyijije baranze Shabire habaje pe. gusa nanze kubibwira mu rugo ngo papa atabikomeza nk'abanegengeje umuriro. Sha birababaje kuba umuntu yahura n'ishyano nka ririya agatinya kubibwira imuhira. Sheri bari abana ntabwo bakuzi ariko barimo babana bo mu itsinda ryo guharanira amahoro. Sha buriya bari bayobewe n'umwana nakubwiraga umwe waturirimbiye mu gitaramo witwa Mbegeti. Uramwibuka? ni ukuri muyomba wawe n'abandi bagabo bari bankozeho batangiye kumpa induru ngiye kubona mbona abana baraje baranyikije bati muramushaka yiwe banyuzuraho ndebye mbona nawe batwuzuranyeho. Sha njye byihorere amarira yari yatangiye kundeka mu maso gusa sinzi ahantu wa mwana yaturutse ngiye kumva numva induru ya Mbegeti avuga amagambo ngo mumureke uwo muntu numva ndaruhutse. ahubwo ikintu cyantunguye ni ukuntu abana bose bo mu nkambi ya Ruhiza baje bakadukikiza bamwe bakanarira bavuze induru ngo muramushaka iki wavuze ukuntu se sha baguherekeje bakuririmbira bakakugeza mu Ruhiza. barabana nzongera kubabona gute koko abantu bose bakwiye kubafatiraho urugero. Nukuri pe kuba barandwanyeho batavanguye yegosha noneho ntabwo kinyanze tuzaba. Bavandimwe banyeshuri turi kumwe muri club y'amahoro dufatanyije umurimo wo kuyaharanira ndagira ngo dushimire Mbegeti afatanyije n'abana bo mu nkambi ku butwari bagaragaje batabara umuntu wo hanze y'inkambi wari ugiye guhohoterwa. Rwose murakoze cyane. Sinavuga ko ari ubutwari nagaragaje ahubwo nimwe mwagize ubutwari mukanyereka ko ndi umwe namwe kankunda ntimundobanure ngo nuko ndi impunzi. Erega biju buri ikindi kintu twavuga nuko abana n'urubyiruko rwo mu nkambi bazadufasha gutuma aka gace karimo inkambi karangwamo amahoro. Ibyo byo nibyo kubera urebye uburyo baje bakirunda ku musore habana ari ugiye guhohoterwa bigaragaza inyota yo kubona amahoro bafite. Buriya kiriya gikorwa ntabwo twagombaga kukigeraho ntawe udufasha rwose. turashimira Sabine yego di wamfashije kumara ubwoba abana ntibatinye ibibando ahubwo tugatabara abantu. Ikindi kintu numva twakagombye kuganiraho iyo dushaka amahoro tujye tureba niba tuyafite. Mugenzi wacu Minyoni wo muri komite wasibye ndamunyuraho menye impamvu ataje nuko munyuraho rwose ariko nanone Mbegeti nawe Gakuru niyihe mpamvu mwahanwe?
ese papa nkarame mukobwa wanjye ko nzi ko hano mu nkambi badaheruka kuduha inkwi nini icyo giti kibisi ufite kimeze gutyo wagikuye hehe akane twabura urukwi rwo gucana kandi amashyamba ari aho ngaho ushatse kuvuga se ko uvuye mu ishyamba ry'abaturage baturiye inkambi kubatemera ibiti ni ubwa mbere se izo mumaze iminsi mucana se muzi ko ziva he ko nari nka soronga wifitiye umushoferi wakunze Mbabazi akajya amuhinywa ariko se papa kuki rwose mukomeza kwenyegeza urwango mu baturage kandi muzi ko tubakeneraho byinshi kandi ndetse nabo badukeneraho byinshi nk'akazi k'amaboko n'ibindi n'ibindi ntibagende nitwese twiteye guhunga nta mashyamba twari dufite papa ariko urabizi neza ko mugunga kwacu nta ruhare babigizemo ahubwo ntitwakagombye kwanduranya n'abaturanyi kandi aribo baducumbikiye ariko abana n'abana koko buriya iriya mbwa yo kwa Gatsimbanye iyo bayireka tukayikubita ese papa ubu nzareke kujya hanze y'inkambi koko nanjye ngo batazihorera kandi uzi n'akamaro bidufitiye hano mu rugo ako kamaro karorere uzicaraho ntaziburira umukobwa rero biju buriya twanze kwiraburiza ku bintu byatumye batwirukana ngo tujye kuzana ababyeyi ni ibintu nawe utapfa kuvuga kuko birakomeye kandi umutima natwe ntabwo utuje kubera ibyo tumazemo iminsi kandi bitari byiza none se ko twabanye muri club y'amahoro kandi tugakora ibyiza byinshi ubwo abana nkamwe koko ni cyeri mwakoze mwatinya kuvuga babikubwira biteye ubwoba ubwo se ko numva ubwo wabunyishe nyina bije ubuyobozi bw'ikigo bwatwemereye kugaruka ku ishuri kwiga ariko cya kibazo cyacu baracyagikorera iperereza ntiwaryama ndakubwiye isaha n'isaha badufunga cyangwa bakatwirukana ngo iki mwagize gute mbege ko mbona musa n'abihebye mbegeti nakubwira biju birakomeye ni wowe washutse ngo ducuruze njye nshatse kwikorera ibijyanye na club y'amahoro gusa mucuruzi iki se nyine hari umugore witwa mama Yusufu waduhaga urumogi ngo turushyire ngo abakiriya urumogi rwa rutinde mwaratinyutse mbege urumogi mu nkambi no mu ruhiza turuzanye ku ishuri rantara rujyana atabizi arujyana kwa diregiteri aduha amafaranga ngo duhereze animateri ruswa none byaratunaniye ngo ruswa nyine ariko ntukabuze ubusa imitwe yose yaradupfanye abije dukora iki koko ku polisi yinjiye muri iki kibazo birimo polisi birimo ariko buriya kandi buriya koko bariya abantu ntibaturenganyije koko guteze uzi ko urukiko rwanze ngo ndatsinzwe ngo iki natsinzwe niko se Gatsimba ko wavuye aho ugenda wirarira ngo uzi kuburana byagenze gutera cyakoze urebye batangaga ingingo mva nta kintu navuga neza neza abantu biza barize ko sinabikubwiye cyakoze ikintu navugaga simbyemera ntabwo nabyemera byose nabihakanye akabi gaseka nk'akeza sinzi ko ntarinzi ko banashyizeho n'amande ngo nasuzuguye urukiko si byo se cyakoze hari umuntu wari wambwiye ngo tugurishe ibyacu ngo ushake umukiriya kwiyimukira twigendera mu miliyoni tujye kuyakitagurira aho dushaka kandi Gatsimba uri kugomeza kongera ibyaha kandi narabikubwiye uranga wigira igufwa uri kubona ko tutorohewe gusa icyo ntatinya kukubwira shakisha ukuntu wegera abantu b'inshuti zawe mwabanye urebe ukuntu bakuguriza amafaranga inshuti zahe bose ko basohotse banseka ngo nkunda intambara none ni ngewe yishe naruremesha koko turi bariya abahanya bo mu nkambi se sha bagiye kunkenesha none se wumvishe bavuga ko n'iriya nzu yacu yo ku muhanda nayo bagiye kuyibariramo ko ariyo twacungiraga ariyo bahereyeho nturebe ibyo bankoreye uretse ndakwereka urakora iki se Gatsimbanye urukiko rwanzuye ko atsinzwe kandi agomba kuriha ibyo yangije none ngo afite uko azabigenza ese bizarangira gute naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin hano mu karere k'ibiyaga bigari